Turashimira ubuyobozi bw'itorero babonye ko ari ngombwa ko tubaha n'umugisha kubera ko umuntu nagutekereza akakurarika kujya baguha agaciro gakomeye. Amen. Amatorero afite abayumva hano ni menshi ariko kuba barabonye ko abo mu itorero ry'Uburansanzwe bagomba kuba hano uyu munsi tubiha agaciro. Imana ibamugisha. Ashimira abayumva twagendanye turi kumwe n'abayobozi bacu batuyoboye bakiyumve kubera ko Perezida Mvugoye ubuya mu karere Perezida Mahirwe dukorana. Amen. Mwana sifiwe. Azamura ukuboko kugira ngo asarimiye amateraniro. Turi kumwe n'abajanama Imana imugisha cyane. Turi kumwe n'abajanama dukorana
Imana bamugisha. Amen. Bene data nguwe neza. Imana babire neza. Amen. Amen. Turi kumwe n'abayumbi batandukanye. Buriya hari ibintu jewe ntangarira iyo tuvuganye n'umuntu twarangiza akabwira abayumbi ukabona baritabye. Izani bazicu baje bakukeka. Kibazo wese Imana yaciye muri kanaka na kanaka umeze ariko akitaba akaza kugira ngo tubane agasiga ibintu byiwe akazi n'ibindi kugira ngo tubane. Rero abayumbe baje tukabana Imana ibarizuje. Mwese wasize akazi agasiga umwanya wiwe n'ibintu bye kugira ngo aze tubane Imana ibarizuje. Hallelujah. Turashimira abantu bose. Hari abandi tubana mu itorero nabonye Imana ibigisha. Amen. Twazanye ndetse nabo tubana mu rugo twazanye. Nazamu ukuboko kugira ngo baramusaba teraniro. Amen. N'ubwo ngwe rero tumwe mu rugo kandi sinabwiye ngo terekese. Yana mugoro mukuru wacu. Niwe tubana mu rugo. Sinamenye niba teraniro ariko yari bamwereza umugisha. Nanjye wagenda kumwereza akaririmbo kuko ni umuririmbyi. Rero baramuza kubona kanali. Amen. Nzamubwira kubera ko mfite gripe kugira ngo kore vuba kandi ntarushe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya kubera ko amasaha azangwa n'umwanzi ariko si umwanzi no kuyashara neza gusa. Dusome muri Yohana bice 14 umurongo wa 15. Kabero ushandisha gusoma umuhereza dusomere. Yohana bice 14 15. Mano kugere ko kuri 20. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Yego. Dukomeze kuri 20. Kugeza kuri 20. Niwe mwuka ukuri. Yego. Tibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. 18. Sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Yego. Hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona. Ariko mwebweho muzambona. Kuko ndiho namwe muzabaho. 20. Yego. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data. Yego. Namwe mukaba muri nje nanjye nkaba muri mwe. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashi. Turanezerewe uyu mugoroba w'uyu munsi kuba hano, kuba Imana yatuboneye umwanya kuko twabivuze. Imana yagize neza. Batumye itsinda ry'abanyamasengesho, hanyuma komite yicaye baravuga ngo ari tuzoganira kubera kuko ariko babibonye Imana bashima Imana bamugisha. Amen. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya kubera kuko niyegereje bizima. Twaravuganye nawe bamaze kuturarika umucuranzi wacu ngaho yafatiriwe nawe nari namubwiye ngo tuzanye bombi. Rero bizima ari umwanya Imana imugisha.
amen. Yange mbwira ngo araza ntarefu none yagize neza kubera ko yaje. Turaganira hejuru yo kurwa n'umwuka wera. Kimwe mu bibazo amakanisa abantu umuntu wakijijwe kozi w'Imana uhamagawe akaja mu murimo w'Imana agatangira kuvuga ubutumwa mu ndirimbo mu guhanura mu gukora ibindi bitandukanye. Ikintu cya mbere azasabwa kugira ngo ahaguruke aje kuvuga ubutumwa mu ndirimbo gukora umurimo w'Imana gukora ibitandukanye biramusaba kubanza kwemera kuyoborwa n'umwuka. Amen. Kugira ngo ugere ku kigero cyiza cyo kuvuga ngo umaze kugera ku kigero cyiza cyo kubana n'Imana ni ukugera ku rugero rwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yesu aje kugenda mu ijoro yabwiye abigishwa be, arababwira usomye mu Zakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 4 kuwa 5 kugeza kuwa 6, arababwira ngo mubanze mugende murinde umwuka wera. Yagendanye nabo imyaka 3 bazavuga n'igice arimo akorana nabo, arimo abigisha hejuru y'ubwami bw'Imana. Yarimo ababwira imikorere n'icyo ashaka kugira ngo basigare bakora mu isi. Arabaforma, arabigisha, arabarera, arabatoza, abashyira mu ishuri ry'imyaka 3 n'amezi 6. Arimo abigisha, arimo abatoza, arimo aberekera. Arangije. Amen. Arangije Yesu kubigisha, amaze kubatoza, amaze kuberekera uko baza bakora, aragenda ku musozi agiye kuzamuka. Arababwira ngo icyo mbabwira ubanze mugende mutindire umwuka wera i Yerusalemu. Mbere yuko ugiye akazi kose ukora mu bwami bw'Imana, habe no gukubura intebe, guhanagura intebe, habe no kwicara ukaza ugahanagura kano kantuzi ukavuga ngo uyu ni umurimo w'Imana ndimo gukora. Ikintu cya mbere gisaba ni ukubanza kuzuza umwuka umwuka wera. Umwuka wera ni Imana mu butatu. Harimo Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka wera. Imana Data yaricaye irarema, Yesu aracungura ngo arangize umwuka wera ayobora itorero n'uruhabure r'itorero, abahanuzi, abavugabutumwa, abashumba, abaririmbyi, abakozi b'Imana batandukanye. Icyo barimo bakoreshwa na cumi ni umwuka wera wavuye mu ijuru ku Mana. Iyo usenze ngo Data wa twese uri mu ijuru, ntabwo ari Imana izimanuka, ni umwuka wera uzuza kugusubiza ibibazo. Amen. Yesu aravuga ngo kubera ibibazo, kubera intambara ndimo mbona, kubera akaga mugiye guhura nako, kubera uburebure bw'urugendo muzagenda, kubera ikoni bazobakubita, kubera ibibazo kwangwa no gutuba, kubera ko bazobagambanya ba so na ba nyoko. Igisaba cya mbere y'uko mumenya kuvuga ubutumwa, mbere y'uko bagusengera ku evangeliste, mbere y'uko bagusengera ku budiyakoni, icya mbere gisaba kondisiyo ya mbere ni ukuzura umwuka wera. Amen. Naho niho mvuga gusa nindangiza n'icyaha. Ushize nari mungena nsenga umutima urambaza mbese kuko umutima wari ari ibintu wari umbwiye, noneho ndawubaza ati umwuka ntabwo kubera iki urumushaka gukora bino bintu. Ngo mararambwira gusa umaze kurya ibiryo bingana n'ubwo bugendo bwe kugenda ko uri mutegura muri planinga urimo ese ibiryo bihagije zo kugira ngo ugende urugendo uruva hano n'iyuha ushaka kuja urabifite. Turi gutangira amavuta menshi yo hejuru, tugatangira turi muri yasho twarangiza nyuma y'iminsi mikeya ukareba ubw'umuntu yagiye. Igisaba si ukuza gukora umurimo w'Imana, igisaba ni ukuza kuzuza umwuka, warangiza ukaza gukora umurimo uyobowe n'umwuka wera. Amen. Tandukanika Imana ifashe sentende. Uyu murimo w'Imana babwiye bavandimwe, tandukanika kuri tandukanika, ta experience. Umuririmbyi
buri munsi aje apibara bidyo isezerano yaka wowe izo ngizo usigaranye zo mu minembwe ngo zirati umuti baza bawukora barangiza gukora gushaho data ya expiration wewe uratekereza ngo ibi bintu biraha ibi bihugu tumaze gucamo mara ngo wewe umwuka wakirindi ngo ni gufitana kwemera kwiyobora n'umwuka we urimo Imana mpamvu utunanira cyane urimo Imana mpamvu utunanira twabaye bahite abantu barahitinze ariko Yesu yavuze ngo baze gushima kurindira umwuka we Yesu murinde umwuka we Petero bakuru bafite yashasho kuvuga ngo bahamye kuko Yesu yavuze arababwira ngo no icyo cyambere mubaze muje kurindira umwuka we DJ uzamurire uzamurire kugira ngo batinde ko ntabwo ko bakagera imbere none umurimo turimo dukora uyu munsi wano Pawulo yaravuga ngo turimo turakora mu kigo cya Kristo none Yesu ni baramaze igihe cyose ari babwira Imana ngo muzuze imbaraga z'umwuka we ko muragira ngo twebwe tuzoshobora gufite tutaweza niba tutayobowe n'umwuka we tuzoshobora gufite ubuzima bwawe n'imiryango iraturanye abana baraturanye abagabo baraturanye abagore barananira uzawirwa benshi tutazi iyo zaraye uzawirwa mu kazi k'indwara n'umuntu ariko tuzi umwuka yarayemo uzukorana n'umushumba ariko tuzi umwuka umukoreramo uzukorana n'umwumva ariko tuzi umwuka umukoreramo warangiza ngo wowe udafite umwuka w'Imana utarimo kubona umwuka w'Imana arafunga utaweza safari uzorira Imana gutera udukorasi bazo amen ushize narimo senga none umukaza arambwira ngo bari bapanze umugambi wo kunyuma mu bantu b'igike maze ubwenge zamuye gusanze ya dafite gahunda zamubwiza imbari wamaraga ukaza hano uriya muntu yarafatishije baza bahaza ntaduze tamuka we tamuka waraye ushamata waraye utamira waraye ugize ute warangiza ukaza guje ngo ngubitera mfaka bikagorose tukeneye kwanza kwibuka n'umwuka we neza kuvuga ngo Imana kazomvurahagishwa ariko nyine Imana zidufasha icya gatatu ngo adufasha gutsinda kamere murayizi kamere none mwe ntawe mwagera kamere urayize n'ijana na konseta mu rugo ni ukuvuga ngo maze ukwezi cyangwa nk'amezi gatatu ndaje gusenga ubushize hano umwana wambajije w'umukobwa arambaza ngo se ubona kubera iki ngo twe tuja gusenga mugani w'ibintu nyine harambera unaje ngo ati kubera ko imenya intege nyinshi cyane warangiza ukaje kwigisha cyane kugira ngo zitagaragara cyane abandi bakazimenya cyane ahaza bajya mu kwezi kugashira n'abanyembaraga cyane kubera ko bazi gushinga zabo cyane tizigaragara cyane twebwe tukazisha mu bantu arambira ngo ndamurereze ese kurereze ngo mbana bigaruka kandi ukoje nikonse kwaje ngiye gusenga ngiye kubwimana tegeke zaje niyo mpamvu zizipishiri agaruka kandi umuhana kabara amaro kandi ariko kunguko no gira gute sinse azadufasha gutsinda kamere icyaka adufasha gusenga kuko tukazi gusenga azadufasha gusenga Imana tukashimira Imana mufata umurimo atashikira Imana akabwira ngo kuri wabona ndagizwe n'umunyamafuti n'umunyamakosa biriya havuga na biriya bindi umugire neza abana we akamva kidinga ni uzudufasha kuja gusenga kuko tutabizi mpamvu wananiwe gusenga no kutabana nanjye gusenga ikindi gishabike kuri cyo azadufasha kumva ijambo ry'Imana Paulo yarandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byose ngo
zahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro. Zahumetswe n'Imana ni umwuka w'Imana wari gukunda igitabo ari kwandika Bibiliya. None iyo uri kumwe n'umuntu wandika kwandika cyangwa indirimbo aza kubwira ngo hano narinze kubera impamvu siko se abahinzi b'indirimbo. None niba utari kuja gusoma Bibiliya mwishaye mu nzage kwisoma mu kanani nta mwuka wera muri kumwe kuko iki igitabo cy'abanyamurenge iki igitabo cy'abize teology naje ko ndayiga turebe icyo nagiye kubona natwe amen turebe n'igisi turebe maze tuzaza tubeshuze uwagiye kubeshiriye wagakiza ngo twarababarira ngo ibyaha byirinde n'indababwira impamvu mutari gusoma impamvu mutari gusenga cyane nuko mutazi ahantu isi igeze. Abanyabwenge n'abanyapolitiki benshi n'abafite amafaranga menshi ubu nyine ko bariga Bibiliya, abadogiteri azabagenda kwicara bariga Bibiliya kandi impamvu ziri ni ukugira ngo bahindure abantu. Abahindure se baje abahindure nyine base nabo twarababaye ngo bafite security ngo full security wagakiza. Izo wasambanye muri 2000 nizo wasambana muri 2024 nizo wasambana muri 2060 zose Yesu yarazikoreye ku musaraba arabijana. Mugira amahoro timugire ikibazo muri kuja kwereka ko pastor ndababwira nuko niko kugira abantu numara kugumanga manganga ngo je tuvuga ko ngo barasengeye baragusengeye niba udafite ubushobozi bwo kwiga ushaka gusenga usome Bibiliya. Shaka ngira abantu kuja kwiga si cyo cyambere icambere no kubanza kumenya musingi wa neno yawe warangiza kugira umusingi ukabanza kwiga teology kuko hari n'ubuyobe bwinshi. Ugenda ngarongora za haleluya taza bazabateranye taza haleluya sibaye bazabashaka kugira igipande kukini kandi akagusobanura ko ibipande bifatika n'abazungu bazi bize udusaza bari twatubize imyaka 70 n'umwana kabuyaze hano ngoje ngo ndumwimbo ngo muri Grèce departement zibiri gusa bazi biriya hirya bazi diakoni bazi pasiteri na missionary nizo gusa. Bizanywana ngo za bishop ngo za apotre ngo za biki tazo tabiba ni pasiteri diakoni abo ni bo babikanisa yanze missionary na evangelist ni yabakagenda kare gushaka itanga mugende yana mutembo bayumve tawe yumve bazi tibazi tsinda bayumve bazi bibi azadufasha gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Icyanyuma n'ikimana izifashisha gutwara itorero ni umwuka w'Imana niwe Imana izifashisha igizaza gutwara itorero ntabwo izafata abanyaburanga oya uzagusanga umuntu yigize ariko abantu sinzi kumva baba ariko pe uko ngo kuza wirata usoma mwinka umuntu akirata kamayirato ngo ufite kwanza kwa mbere hari umuntu wigeza bw'Imana ngo ndembe gutya hari umuntu w'Imana ngo yikara sinyishaka kene yi hari umuntu w'Imana ngo sigene ko mbago gufume muri none turi mu kwihanira umuntu yagira matere nazana kubera zigiswaye takara no ngenda narara mikanga nakandagira kiswaye n'indi arugo nakoze sururi minakunga sanze ahubwo gufashisha kugira ngo rukore umurimo w'Imana n'icyo gusa nakugenda ugenda wihaya wiyemera kwata uko ndigicyongereza nawo namazaro ngo good morning ngo how are you ngo izo ngito se nimara gufasha nibeze ko turi mu batsa academy y'Icyongereza ntabwo mureke kwiyemera n'ibiki niba ubizi umusponsor yagiye hanze wamutangira kusanga ngo ngo wakwiteze ku ntebe imbere kubera iki kwanini jameni kwanini kuko Yesu yageza abari ngo ukawima ngo abo nibo bana b'Imana basabye ukamubura kandi yarafite ashobora akafite ubwenge bwinshi kwishura akaza samax gushaka kutazama ariko ashikana akazahita hasi. Akarambana kabiri Imana ngoma heshima na utukufu vikurudiriyo wewe ariko ukazakuza ufite bagahanuka n'abandi batangira kuri baba mikrofone abandi twarazi Imana yo mwisho tugerageza ariko kamusa ngo yayengo shegundi kuko nyine ngo president yumve kana sana komese mucyara muciciki mfuki jameni iyi ni posta ejo ngo zoshira mu bazogukubita
bagukubitana nabi wanyu kubera kuko witwaye nabi mu bintu. Ariko aho ngaho niho ukorera kora neza kuko baramplasa baraha. Mwabona batwazanye abazonsigura se bari hirya na amen. Numara ngo bakandagira kubera kuko bapaka twana kaguke ejo ubundi bazonicaza hari inyuma bambwire ngo twitwaye neza ivyo wakoze bari imbere. Afandi tuyobora umwuka w'Imana. Nubwirisha ukora mu nzu y'Imana uyobora umwuka w'Imana. Nubwira akantu kose ushaka gukora uyobora umwuka w'Imana. Urusi urugendo rwawe ushaka muri Kongo. Oya iyi si nzira ushaka muri Amerika. Oya barahana z'abashaka abantu muri Amerika. Ariko urugendo abaza bashaka abantu muri ijuru n'umwuka w'Imana n'uzubera ikizira akabwira ngo bite Yesu ni wayanuze agiye mwisha. Rero bene data urugendo twadushaka urugendo twadushaka ngiyi kataloge iyi ngo twifashisha tukibaza. Oya ntabwo ari Icyongereza, ntabwo ari Igiswahili, ntabwo ari Igifaransa. Ntabwo ari Igifaransa. Kandi bako umuntu wawihaye mu Igifaransa uziki. Jana n'ikizi kera. Ubundi kimaze gushira ariko kera n'ikizi. Ariko se cyane. Birafashe. Sinzoshika imbere y'umuryango mbwira abamarega ngo comment ça va bien. Laissez-moi entrer. Bazama asubiza inyuma gutya namusubirayo. Ariko zoshika mbabwire ngo dore ikimenyetso cy'umwuka we. Kera cyakabi. Dore umwambaro bambaye umwambaro ushobora imirimo myiza nginga. Kandi babona marayika ngiha. Uwa mbere ni uwa kabiri ni uwa gatatu ni uwa kane. Nimara mubwire cyangwa mwaka nasigiye umuzingo w'igitabo. Niyo nageza soma kubabanisha. None ga ndashimye. Urako Yesu yavuye mukingure naje nishi bamakingura bazokingura kubera ko nasobanura bazokingura kubera kuko nizeye Yesu narangiza. Amen amen bamakingura ninjire nimara kwinjira benabutse. Amen. Rero bene data bavandimwe inshuti zanje muve mu bintu situreje abasuri muve mu bintu abasaza barakora akarenge kabo tureke kurangara no kuba abantu b'abanyantegenke gusenga no gusunika gusoma no gusunika ibintu zose bagusunike nuranza gukende kuzaba umuntu w'ejo n'ejo bundi hakuna kitu kama hiyo haiwezekani. Bwami bw'Imana buratwaranirwa intwarane zibisha ko turibuka apana ku manywa gusa na nijoro ko turibuka aho bisaba ko bari aho bisaba aho bisaba kuvuga cyane aho bisaba gukora ikugakora kugira ngo bigasanga abantu n'umunyantegenke ariko mu bwami bw'Imana bakandika bakavuga ko mukohereza bakandika. Rero bene data kugira ngo tuzashobore umurimo no kutuyobora mu kabimana muzi tuyobora mu kabimana ni muzadufasha gukora umurimo twadukora ikiyumbe abanyamasengesho abaririmbyi abaki bari uzi ko abantu mu departement mwikanisa badakundana pi bakora igiterane cy'urubyiruko abayumbe b'ibitabo mu kubera ko igiterane cy'urubyiruko mufite shitani hakika yawe none Grace yose si Grace kubera ko mama akora igiterane tukanga kubitabira mu kubera gukora cyane ayo mapepe yafashe ni Yesu ni wabivuze hari Bibiliya yanditse tuyobora n'umwuka w'Imana dukurikira ureke ibintu z'amagara kandi ibintu zo kwihagararaho n'ibintu zo kwigira oya umuntu uzi n'uko adaca bugufi ikinyamurenge cyose kigashira warangiza ugakurikira umwami Yesu. Amen. Bavandimwe tuyobora n'umwuka w'Imana ijambo ry'Imana.